kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cya munsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa mbere Nyakanga mwaka wa 2025 kuwa kabiri iragira iti Nkumenere ibanga. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 118 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti kubana na Yesu. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Paulo ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iyo ni isezerano, urinsohoreze tubane no muri isi, uhore undengera.
nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, niho nzakumenya nk'uko unzi mukiza, niratire imbere yawe ko tuzahorana. Uyu muririmbyi ajya amfasha aravuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero, bikadushimisha. Mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 15 umurongo wa 41 tugeze kuri 58. Aravuga ngo ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri w'akavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire, hariho n'uw'umwuka. Ko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si we ubanza, ahubwo umubiri niwo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubura, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa. Umwami mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari umugani uvuga ngo, ugira uti utazi umwanzi asiga umubiri. Iyo umubiri ari muzima, ubasha kwishuka ko ariko uzahoraho, ukibwira ko ugukunda, kandi ukibagirwa ko mu banzi batatu umuntu agira, isi, Satani n'umubiri, nawo uba urimo, kandi ko umunsi umwe atari ibiri uzapfa kandi ukabura. Pawulo yandikira itorero ry'Abakorinto mu rwandiko rwa mbere, ibice 5 umurongo wa 47 kugeza kuri 58, yibutsa ibi bikurikira ati: ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazuka ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri w'akavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka.
niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'umwuka. Umubiri dukwiye kuwufata neza bene data, tukawitaho ariko twawurinda ibyaha n'ibisa nabyo kugira ngo utazazukira gukorwa n'isoni. Umubiri n'urusengero rw'umwuka wera, tugomba kuwurinda icyawanduza kizatuma usuzugurwa. Dukwiye kuwurinda ibiwanduza kugira ngo uzazukane ubwiza n'imbaraga, twibuka ko abafite umubiri n'amaraso bisa batazabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Ikindi ibanga Pawulo yatumeneye nuko tutazasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga ko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kwambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa, nibwo azasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, twese duharanire kuzanesha kugira ngo tuzabashe kwambikwa kudapfa iteka. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, turaguhimbaje muri byose. Uduhe imbaraga zo kumenya uburyo turinda imibiri yacu, kuko ari insengero z'umwuka wera, kugira ngo imibiri yacu itazabasha gusuzugurwa no gukorwa n'isoni ku munsi w'amateka. Ndakwinjiye kugira ngo uduhe imbaraga kandi tuzabashe kunesha. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, mu izina ryera rya Yesu Kristo mbisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mba kuri itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.